hari ikintu gikomeye cyane abagabo bigishwa kuva kera just bakiri bato cyangwa wenda bamaze kumenya ubwenge, bababwira ati ngo buriya niba uri umugabo uzi ubwenge se cyangwa nimba uri umusore usobanutse, jya uba umunyakuri cyane cyangwa jya uba umunyakuri buri gihe cyose ku muntu wakunze se cyangwa ku mugore wawe. Jya ubwira umugore wawe ibintu byose wanyuzemo, ubuzima bwawe bwose ujye ubumusobanurira cyangwa se ujye umubwira ibintu byose byawe. Nta banga hagati y'abakundanye ushaka ko urukundo ruramba. Ariko hari ukuri just ushaka kuba kutagushimishije, abantu benshi badakunda kumenya hakiri kare se cyangwa baza kukumenya nyine ibintu byabarenganye. Ntabwo ibintu byose ari ukubibwira umuntu ngo nuko wamukunze, nuko wamwishimiye se cyangwa nuko nyine mwagiranye relation wenda y'urukundo se cyangwa indi relation runaka, cyane cyane igitsina gore. Kandi si mabanga yose just azaza ngo akomeze urukundo rwawe se cyangwa azaza atuma umuntu agukunda bitewe n'ukuntu wayamubwiye, cyangwa se atuma uwo mukobwa wenda wifuza cyangwa uwo mugore wawe wifuza ngo wenda abe yakwizera, abe yakubaha cyangwa se abe yakwishimira kuko buri gihe ngo wenda wamusharinze ayo mabanga yawe se cyangwa kuko wamubwiye ibintu byawe byose bikwerekeyeho. Hari n'amabanga uvuga kwerekeyeho niyo ataba ari amabanga mabi wenda y'ibintu bibi waciyemo, ariko akaba yahita gusenya ako kanya bitewe n'uko utari ukwiye kuyabwira uwo mukobwa, utari ukwiye kuyabwira uwo mugore, kuko aba atari ngombwa kuba washaringa amabanga yawe yose kuri buri mukobwa se cyangwa kuri buri buvuga ngo nakunze umuntu se cyangwa nishimiye umukobwa se cyangwa mfite umugore, umva ko ibintu byose byawe ugiye kuba wabimubwira. Umuhanga mu mitekerereze witwa Sigmund Freud yagize ati cyangwa se yavuze ijambo rikomeye ati buriya icyo umuntu avuga kenshi, icyo umuntu asangiza abantu just nicyo ntabwo ari cyo kintu kiba kigiye kumusobanurira imbere y'abo bantu se cyangwa imbere yo mu maso y'abo bantu cyangwa se mu bitekerezo by'abo bantu, ahubwo icyo kintu just ahitamo guhisha, ahitamo gugumisha mu mutima, nicyo kiba cyabasha kumusobanura. Kuko nyine buriya umuntu yagusobanukiwe ntabwo just aba yakugirira nyine wenda my story cyangwa se yagutekerezaho ibintu byinshi cyane. Nimba umugore yamaze kumenya ibintu byose bikwerekeyeho, nta kintu cy'igitangaza nyine aba kikubonamo, nubwo waba warakoze ibintu bya danje, ababona ko uri umuntu uraho usanzwe kuko nyine aba yarabashije kuba yagusobanukirwa. Ubundi reba ikintu cya mbere gikunda kuba ku bagabo benshi cyangwa ukuntu abagabo benshi bikunze kubagendekera cyangwa se abandi basore, akenshi na kenshi baragenda bakavuga ibintu byose cyane, ibintu byinshi bakabisobanurira imbere y'umukobwa se cyangwa imbere y'uwo mugore, bagasobanura ibintu byose banyuze mu buzima bwabo bwose, cyangwa bakagenda bakawuderapa imbere y'uwo mugore, ndetse bagatanga n'amakuru yose aberekeyeho, abavugaho ibintu banyuzemo, urukundo, imishahara yabo, ibintu byose bakagenda bakumva ko nyine bari kuba umunyakuri se cyangwa ari kuba gentleman imbere y'uwo mukobwa se cyangwa imbere y'uwo mugore wenda yakunze. Nyuma ugasanga basigaye bibaza bati ese kuki atakinyubaha, kuki atakimfata nk'uko yamfataga mbere, ese kuki yahindutse, kuki atakima agaciro nk'ako yamaga mbere, ese byapfiriye se cyangwa byaje kwangirika ute, ko mbona nyine uyu mukobwa nyuma yo kumubwira ibi bintu, nubwo nabonaga wenda nta rukundo rwandanje ariko ndiko noneho ari kunca amazi kurushaho, kuki umugore wanjye asigaye ansuzugura, kuki uyu muntu byaje kugenda bitya, uyu mukobwa uyu mugore byaje kugenda bitya, kandi imbere atari uko byari bimeze. Nyuma y'uko wamubwiye ibyo bintu byose, wamusharinze amakuru yose akureba, ugasanga usigaye wibaza ibi ngibi. Ubundi ukuri ngo nuko nguko cyangwa ikintu abagabo bose baba bakwiye kumenya ni iki ngiki. Buriya abagabo benshi ntago basenywa umubano wabo se cyangwa urugo ntago rusenywa umubano w'urwo rugo bitewe nuko just nga hari ikintu wakoze cyangwa wenda wahemukiye umugore bigaragara, ahubwo akenshi na kenshi ingo zose uzumva cyangwa se relation zose uzumva zizasenyuka bitewe n'ikintu umugabo yavuze imbere y'uwo mukobwa se cyangwa ikintu just amakuru yasharinze kuri uwo mukobwa, wenda ibintu yumvisha avuga wenda kuri phone cyangwa ku kindi kintu runaka, ntago bizasenwa n'ibintu just yagufasha gukora ku kanya. Buriya abakobwa ukuntu bateye ni ibitangaza, ushaka kugufata wenda uri gukora ikintu runaka, wenda cyerekeranye nuko uri kumuca inyuma, wenda n'umugore wese cyangwa n'umusheri wawe uri kumuca inyuma, just akaba yakubabarira byoroshye, cyangwa se ukaba wamwegera ukaba wamukomveka akongera akakwizera, ariko ikintu yumvisha uri kuvuga akakiyumvira n'amatwi ye kugira ngo azakubabara, icyo kintu bizagurana, waba wakivuga gukina, waba wakivuga gute, nyine just kuba yishyizemo ko nyine ibyo bintu wabimubwiye, just kumva ko uje kumusaba imbabazi bitewe n'ukuntu yakumvishe wenda utabikekaga kari bukumve, ibyo bintu kukubabarira neza bizamugora. Kuko buriya abagore nk'uko tubizi twese ntabwo bameze kimwe nk'abagabo. Abagore bo bicwa n'ibintu bumva, n'ibintu just bica mu matwi yabo. Twabagabo twe akenshi twicwa n'ibyo tubona, ibyo dusensinga n'amaboko yacu, ariko abagore bo bicwa n'ibintu bumva. Niyo mpamvu buriya ikintu umugore yumvishe cyane mu matwi ye kugira ngo kimukuremo, kugira ngo akikubabarire, just bikunze kugorana kurusha ikintu yagufashe uri gukora, bitewe nuko nyine n'ubusanzwe uba waramuteretesheje amagambo bamubwiye, baratumye gukunda bitewe n'amagambo bamubwiye, akagenda akakwishyiramo bitewe n'ibintu ahora yumva nyine umubwira. Rero iyo yumvishe uri kuvuga ikindi kintu kibi muri ako kanwa kawe yizeye ko kahora kamubwira ibintu byiza kugira ngo azakubabarire, bizakugora. Ari nayo mpamvu uyu munsi twahise dutegura ikiganiro cy'iki ngiki cyo kuvuga ngo tugiye kurebana amabanga 5
gaheza amabanga 5 just udakwiye na rimwe kumva ko ugiye kuyadrapa imbere y'umukobwa ngo nuko wamukunze, ngo nuko ari umugore wawe wizeye, ngo nuko ari umuntu nyine wumva waje mu buzima bwawe mukeneye, na rimwe nuko ko yamusharinga. Niba ngo ngufate n'agakaramu ujye uyasoma cyangwa buri ko wumva wishima umuntu ugiye kumubwira ibintu byose, ujye ugarukunyuze amatwi cyangwa se wongere urebe iki kiganiro kijya kimenya ko umenya ahantu ugarukira mu gihe ugiye kuvuga ngo ari ibintu ugiye gusharinga ku mugore wanjye se cyangwa ngiye kubwira ku mukunzi wanjye, kuko aya mabanga iyo utayakontorore neza atuma umuntu akunyuzamo ijisho, atuma guca amazi, kandi wibwiraga ko we wari ugiye kuba nyine inyangamugabo, iyo ugiye kuba umugabo uri gentleman, ugiye kuba umusore uri gentle imbere y'uwo mukobwa wakunze se cyangwa imbere y'uwo muntu uri kwifuzaho amarangamutima. Kandi buriya ibanga rya nyuma niryo abagabo benshi bakunda kwibeshyaho cyane, just rikabambura icyubahiro cyabo batabizi. Nicyo cyizere umugore yabagiriraga neza kikagenda kigashira, we yibwiraga ko ari kumubera gentleman, ari kuba umujene uje gutwara urukundo neza, kubunyemunya kuri imbere y'umuntu akunda. Niyo mpamvu ngusaba ntugire ahantu na hato ujya utarumvira ijambo rya nyuma se cyangwa utarumvira ibanga rya nyuma, kuko niryo rikunda gusenya inkundo nyinshi, rikunda gusenyera abantu benshi bitewe nuko bakunda kumva ko kurisharinga kuri uwo mukobwa yakunze, kuri uwo mugore yishimiye ari byo bintu bya danje cyangwa se ibyo bintu bigaragaza ko ari gentleman. Reka twinjire muri ibyo bintu tubisobanure ndetse aya mabanga tuyarebe kuva ku rya mbere kuza ku rya nyuma. Ariko reba ahantu handitse subscribe, kandi subscribe ni iby'agaciro, ndetse kandi no like kuri video ni iby'agaciro. Rero tudatinze, ibanga rya mbere utagomba gusharinga ku mugore wawe, ku muntu wakunze se cyangwa ku muntu wishimiye w'igitsina gore, buriya umushahara wawe ndetse n'ukuntu amafaranga yawe mbumbe yose akoreshwa, uburyo usevinga, ibintu byose bijyanye n'amafaranga ku giti cyawe. Buriya abantu benshi bakunda kuvuga ngo nta kibazo ndamubwira ibintu byose bijyanye n'amafaranga, kuba umunyakuri cyane cyane ku mafaranga nibyo bituma umugore akugirira icyizere, akumva ko nyine uri umugabo w'umwizerwa, udasesagura, utajya mu bintu byinshi, ukumva ko nyine ari byo bintu bya danje. Ariko buriya psychology cyangwa science ijyanye n'imitekerereze y'abantu ivuga ikintu gitandukanye n'ibi bintu kure cyane. Abantu babashije gusobanukirwa nyine just ibiryo imitekerereze y'abantu ikora, bo bagaragaza ko udakwiye na rimwe kuvuga ibijyanye n'umushahara wese cyangwa ibijyanye n'amafaranga yawe by'ukuri imbere y'umugore wese cyangwa imbere y'uwo mukobwa wishimiye. Buriya iyo uvuga amafaranga yawe mu buryo bwose burambuye bugaragarira amaso ndetse neza, ukagenda ukisanzura ukuva ko just uri kubwira umugore, akenshi na kenshi ushobora kwisanga wowe kubaha kwawe kugarukira ngo buriya kuntu isi imeze cyangwa se systeme y'isi, umuntu ashobora kukubahira umushahara wawe, ashobora kukubahira ingano y'amafaranga ufite, ndetse umuntu ashobora no kuba yaguha agaciro bitewe n'ubutunzi cyangwa se bitewe n'ingano y'amafaranga ufite, cyangwa se ugasanga ukunzwe kubera ibyo bintu ufite bitewe n'ukuntu wagiye kubisharinga uwo mugore, kumva ko kubisanzura ukabivuga nta kibazo bitwaye, ugasanga n'uwo muntu akumye kugukundira bitewe n'ibyo bintu wakomeje kumubwira. Igihe cyose ubuze ayo mafaranga, igihe cyose ibintu byazambye, ugasanga bitangiye kwangiza urukundo rwawe. Irindi banga rya kabiri udakwiye na rimwe kubwira umugore, buriya ntuzigere usharinga umugore cyangwa se umubwira ubwoba bwawe bwose ndetse n'inyege nkeya zawe. Ni byiza kugira umuntu wizeye ukamusharinga ibijyanye n'ibyo utinya, amarangamutima yawe, ibintu byose ukagenda ukabimubwira, ariko si byiza gusuka amarangamutima yawe yose nta guhitamo, nta gutoranya, nta kintu uvuze ngo iki singomba kukivuga imbere y'umuntu wakunze cyangwa se imbere y'umugore wawe. Buriya iyo uhora ugaragaza ubwoba bwawe imbere y'uwo muntu ukunda, ushobora gutakaza image y'umutekano wawe cyangwa se ukuntu umuntu abona washobora kwirinda wowe nk'umugabo, just ugahinduka wa muntu just ukeneye kuba yarindwa, atari wa muntu uvuga ngo ni umuntu ubwo ushaka kuba yahagarara akarinda umugore we. Si uko udashoboye kurinda se cyangwa hari ibintu utarinda umugore, ariko bitewe n'uko umugore yamenye ko wenda utinya ikintu runaka, abavuga ngo mu gihe turi no muri no situation, njye n'uyu musore wenda nakunze, njye n'uyu mugore wanjye, n'umugabo wanjye turi gusharinga wenda relationship y'urukundo cyangwa turi kubana, igihe twageze muri no situation ntago wenda naba nyimukeneye yuko yamfasha bitewe n'uko nawe aba akeneye gufashwa. Urumva n'ubu ukeneye gusharinga intege nke zawe ku mukobwa se cyangwa kuri uwo mugore wishimira. Irindi banga rya gatatu utazasharinga na rimwe ku mukobwa cyangwa ku mugore, uko wigeze gusaba cyangwa se uko wigeze kwangwa cyangwa se uko wigeze just kubabazwa mu rukundo rwa hahise cyangwa se mu rukundo rwa kera. Buriya abagabo benshi bakunda kwitwaza ibi bintu nk'intwaro just yo kuvuga ngo iyo wabayeho umugore open, ukamuha open, ukamugaragaza urukundo rwawe ko rwagiye rugenda, niba warakunzwe cyane ukagenda ukabimubwira ko umugabo wa danje, cyangwa se niba waranzwe warababajwe mu rukundo ukumva ko nubimubwira arakugirira impuhwe, ugahita wumva nibwo ibyo bintu bizagenda neza cyangwa nibwo nawe urukundo ruzazamuka. Buriya amateka yawe y'urukundo ntago ari CV yo kumva washaringa ku mugore se cyangwa ari amakuru meza wumva ko washaringa ku mugore, wumva ko nyine wagenda ugasobanurira yose ku mugore, ari igihe aje kwangiza ibintu bya se cyangwa aje gukuraho n'iyo mizi just yari ifite cyangwa se yari ifashe urwo rukundo rwawe, cyangwa se wenda nubwo wari ugiye gutereta
n'ako kubahiro gake cyangwa se n'ako gakundo gake uwo mukobwa wenda yumvaga ko ufitiye bitewe n'iyo sive yawe y'urukundo wenda wababajwemo, wasabaga urukundo ko wigeze kwangwaho, ibyo bintu byose waza ukabimubwira uzingana kugirira impuhwe ngo abe yagukunda, ahubwo bigasanga bise bitangira gusenya n'agakundo gake yanagufitiye. Akenshi na kenshi ibi bintu iyo bivuze ashobora kugufata nk'umuntu wigeze kwangwa se cyangwa wa muntu udakwiye urukundo, cyangwa se akabikoresha cyagiye cy'amakimbirane igihe mutari kumvikana akatangira wenda kugucyurira ibyo bintu, wowe kumva ko wabimubwiye wenda kuba waranzwe se cyangwa utarahawe urukundo ruhagije nk'uko wari wifuza, ngo kumva ngo yari bukugirire impuhwe ngo agukunde, ariko ugasanga nyine avuga ngo uyu muntu abantu batishimiye kuva kera, umuntu utarakunzwe ubundi ngiye namukundiye icyo, ugasanga biri kugabanya agaciro kawe imbere ye, biri kugabanya n'ukuntu yagufatanga. Buriya ibyahise biba bigomba kukwigisha, ntabwo bigomba kukubera ngo urukurikirane. Nimba waranzwe, menya ikintu wakoze kugira ngo wangwe, umenye ukuntu witwaye kugira ngo wangwe. Ntabwo ari ibintu uzavuga ngo ugiye gusharinga imbere y'umuntu wundi mushya mwahuye ukeneye ko aguha urukundo wumve ngo wenda nibwo azakugirira impuhwe. Irindi banga rya kane ribangiriza igihe nyuma ugomba gushyira mu mutwe utaguye gusharinga na rimwe, ko just ushaka kuba umukunda kurusha uko wikunda, kwa kundi abagabo wenda bibwira ngo ngiye ngo nshaka kumuturikinga nkunde cyane ansarire bitewe nuko mukubise no mutoma wenda yuko mukunda kurusha uko nikunda. Birashoboka urukundo ruba hari ukuntu wishimira umuntu nyine ukumva just umuntu uramukunze cyane, ukumva bigeze kuri rwa rwego wumva ko yadahari wowe wumva ko nyine utuzeshye cyangwa nyine uri umuntu udashyitse, ukumva ko ibyo ugiye kubimusharinga, ukumva ko nyine aravuga ngo nanjye reka mukunde cyane bitewe n'ukuntu mbona asa nk'uwansariye mu bitekerezo. Iki ni ikosa rikomeye abasore benshi, abagabo benshi bakunze gukora. Buriya ugiye ukabwira umuntu uti uri byose kuri njye, nyine umuntu akabona ko just iyo udahari just uba uri umuntu utuziye, ubwenge bw'umuntu buhita butangira kwibwira ati, cyangwa se ubwenge bw'uwo mugore butangira kwibwira ati niba ndi byose kuri we, muri make ntiyaba hatamfite, muri make mu gihe nahari nta kindi kintu yakora. Kandi aho ngaho nibwo noneho utangiye gutakariza icyubahiro cyawe, utangiye gutakarizwa agaciro ka uwo mugore yaguhaga se cyangwa uwo mugore yaguhaga bitewe n'uko abona ko urukundo rwanyu ari we urufiteho pasente nini se cyangwa ari we urugize, mu gihe yakora ikintu cyose ashaka utabasha kuba wamurogoya se cyangwa ubasha kuba wamuvuguruza bitewe n'uko ubizi neza ko aguhatse cye cyangwa agufite mu rukundo rwe rwa danje, bitewe n'uko umukunda cyane cyangwa se wamugaragarije yuko wamusariye nyine kumubura, cyangwa se kumva ko nyine adahari nta kintu na kimwe wakora. Ibindi banga rya 5 udakwiye gusharinga na rimwe ku mugore se cyangwa ku mukobwa, ari naryo abagabo benshi bakunze gukora just bavuga ngo nyine ngo iri nicyo kintu cyadanje ngomba kubwira wenda umukobwa, bumva ko ari ibintu bishimiye kuba basharinga n'uwo mugore cyangwa se n'icyo gitsina gore bishimiye. Cyabanga ryo kuvuga ngo ntabwo nyine just kuvuga ko utinya kuba wamubura. Nibyo byose abantu barakundana, just umuntu ukamwishimira ukumva neza kumubura ni ibintu bizakubabaza, ukumva nta na gato nubona cyane kumva ko ibyo bintu umuntu azava mu buzima bwawe nyine, ariko ntabwo ugwe kugenda ngo wimusharinga ngo wimubwe. Buriya abagabo benshi bakunda kuvuga yuko nyine nibatandukana n'uwo muntu ntazashobora kuba hatamufite, azahita just agenda ubuzima bwe bwangirike, nyine ngo ni impamvu y'ibyishimo bye, nyine akumva ko umuntu nava mu buzima bwe akajya uramubwira ko nta kintu na kimwe azabasha kwishoboza, akumva nyine ko ari kuvugisha uko kuri nyine imbere y'uwo mukobwa bizatuma nyine amugira urukundo rwa danje. Ariko psychology ikintu bivugaho cyangwa se ibijyanye abantu basobanukiye ibintu bijyanye n'imitekerereze y'abantu, buriya akenshi na kenshi ikintu umuntu atinya gutakaza cyane cyangwa se kugaragariza ko umuntu mutinya kumutakaza cyane, rero icyo kintu nicyo kizatangira guhita kiguca amazi, ndetse kikabona ko nyine buri gihe kizagukontorora bitewe n'uko ufite ubwoba bwo kuba wagitakaza. No ku bantu niko biba bimeze, umuntu nabona yuko wowe utinya kumutakaza cyane nibwo azatangira kuguca amazi, just ukuntu yakubanga bigabanutse, kuko avuga ngo ikintu cyose nakora uyu muntu ntiyatuma antakaza bitewe n'uko just imeze nk'aho ndi igisobanuro gikomeye mu buzima bwe. Buriya akenshi na kenshi umugabo utinya kubura ni wa mugabo uzahora winginga, wa mugabo uzarenga imbibi ze atarengaga bitewe n'ukuntu akeneye uwo muntu cyane neza, wa mugabo ugenda icyubahiro cye kikamushiraho bitewe n'ukuntu akeneye ko kwizerwa cyangwa se akeneye urwo rukundo rw'uwo muntu. Buriya kwizera ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kwitinya se cyangwa nitwararika imbere y'uyu muntu. Kwizera ni ikintu urema we ku giti cyawe, ugatuma umuntu noneho akubaha ndetse akanakwizera, atari ngombwa ngo ugende umwunamire umwinginge bitewe n'uko ubona ko vire mu buzima ushobora kuba wenda wabaho wenda byagenda nabi. Ntimukibeshye ngo umuntu nimba umukunze cyane se cyangwa umugore nimba umwishimiye cyane uba ugomba kumubwirira ibanga, kandi ngo ku buryo azamenya ko nagenda azaba aguhemukiye cyane, igihe nikigera azagenda, nukora amakosa azagenda, ariko bimugaragariza yuko utinya kuba wamutakaza.
buriya abantu benshi ibi bintu bazabyumva se cyangwa aya mabanga 5 bazayumva, ariko bake niyo bazayemera cyangwa se bazayashyira mu bikorwa bitewe n'uko baba bashaka nyine kwemeza umuntu. Nababwiye ngo hano kuri channel yacu tuba twashyizeho ubundi buryo wenda wakemeza umuntu ugatuma uba so attractive kuri we, ugatuma ahora kwifuza atari ngombwa ngo ujye kwicisha amazi, ujye kwicisha bugufi. Niyo mpamvu uba ugomba no kuzenguruka ukareba n'ibindi bintu tuba twaragiye tuvugaho ku byerekeye kuri no topic, uzajya ugenda ubibona nyine amaseries, ibintu byose tugiye dukora kuri uru rubuga, wowe urebemo ikiganiro kikubere wumva nyine, aho kugira ngo ujye kuvuga ngo ugiye gusharinga ibi bintu kugira ngo wenda umuntu ankunde cyangwa se ugiye gukora amakosa nk'aya bitewe n'uko ushaka urukundo wenda umuntu yakugirira. Ikibazo ni iki? Ese ni irihe banga wigeze kubwira umuntu just nawe ukahita ubona ko ibyo bintu byahinduye uburyo yagufataga, byahindura uburyo yakwiyumvagamo, ukumva nyine uri gusa nkaho wicuza impamvu babimubwira? Rekire muri comment niba ubishaka, niba nta kibazo, kuko rimwe muri aya mabanga niryo ritandukanye umugabo bubahwa, cyangwa se aya mabanga yose bitewe n'ukuntu ugenda uyashirenga nibyo bizagutandukanya kuvamo umusore cyangwa se umugabo uzubahwa n'abagore n'igitsina gore, cyangwa se wa mugabo uzacimbwa amazi. Kora subscribe ndetse tuze no kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge mu kanya gato. Ciao ciao.